Shalom, karibu ku isengesho ribohora official, ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Yesu Kristo bibe ku buzima bwawe, wowe wakanze subscribe, wowe tubana hano ku isengesho ribohora. Turabashimira cyane kandi Imana ibahe umugisha mwebwe abari gukanda subscribe, Uwiteka abagire neza, namwe abari gusangiza abandi ijambo ry'Imana n'amasengesho ducisha hano ku isengesho ribohora, namwe Imana ibagirire neza kandi ibagurire imbago cyane mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uje ari ubwa mbere, twagusaba kugira ngo nyuma y'ijambo n'isengesho ntuze kugenda utayikanze. N'umugisha kuri wowe, n'umugisha kuri twese. Reka rero mbere yuko twinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga by'uyu munsi, murabizi ko nkunze kuvuga yuko tutazi gusenga nk'uko bikwiye. Turarika Umwuka Wera kugira ngo atuyobore mu isengesho ry'uno munsi. Ntabwo tuba twifuza gusenga isengesho rishingiye ku marangamutima yacu cyangwa ku by'amaso yacu atwereka. Twabonye yuko amaso abeshya. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka ko urwaye kandi mu mwuka utarwaye. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka ko uri umukene kandi mu mwuka uri umukire rwose. Amaso y'umubiri ashobora kukwereka ko ibintu byacitse, ibintu biteye ubwoba, kandi Imana ibona nta cyabaye rwose, nta byo uvuga ko byacitse bitacitse. So reka rero duhamagara Umwuka Wera kugira ngo uwo twahawe nk'umufasha, umujyanama, umwigisha, umuyobozi mwiza, tumuhamagare, kuko Yesu yavuze yuko Umwuka Wera naza azatuyobora mu kuri kose, kandi akenda ku bya Data akabiduhereza. Umwuka Wera turaguhamagaye muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kukwegurira imitima yacu, kuko n'ubundi Mwuka Wera warayihawe, uyihabwa n'Umwami Yesu Kristo, natwe turayiguha. Mwuka Wera, ambara umutima wanjye, ambara akanwa kanjye, ambara ijwi ryanjye, ambara amatwi yanjye, kugira ngo mbashe kumva kutari ukumvisha amatwi asanzwe y'umubiri, ahubwo kumvisha amatwi y'umutima, amatwi y'umuntu w'imbere. Mwuka Wera, zibura aya matwi katika jina la Yesu. Zibura amatwi y'abaje kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora official, bahabwa umugisha wo kumva icyo Umwuka Wera avugana nabo, bahabwa umugisha mwami wo kuyoborwa n'Umwuka Wera mu gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera, urakoze ko wamaze kuza, urakoze ko wamaze kunyambara. Ambara rero na buri wese uje hano ku isengesho ribohora official, kugira ngo ahezagirwe ayobowe nawe, yinjijwe mu mwanya umukwiye mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Urakoze Mwuka Wera, nuhabwa amashimwe n'icyubahiro. Yesu Kristo, nuhabwa amashimwe n'icyubahiro ku bwa Mwuka Wera. Yesu Kristo, nuhabwa amashimwe n'icyubahiro ku bwa Mwuka Wera waduhaye, kandi urakoze kwaje kutuyobora rwose mu kuri kose mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kwibaza ngo ni kubera iki pasiteri arimo arasenga Umwuka Wera? Erega Umwuka Wera nawe ni Imana. Umwuka Wera ni Imana. Imana tuyibona mu Butatu Butagatifu: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ariko ikitwa Imana imwe rukumbi. Gusa mu gukora umurimo wayo, yakoze umurimo wayo yigabanya mu bice bitatu. Yipresenta mu Mwana kandi yipresenta mu Mwuka Wera. So ntuvangirwe rero ngo bigucange. Karibu rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana gusenga. Mwumvise ko mu isengesho tuvuze ngo Imana idutereke mu mwanya ukwiye. Ndagira nkubwire ngo iyi Imana iremye umuntu, imuremera umwanya wiwe, amanurwa mu isi, akoherezwa mu isi. Iyo tuvuga ngo umuntu amanurwa mu isi, ujye wumva ngo wowe wavuye mu ijuru, nanjye navuye mu ijuru. Umubiri wateranyirijwe kwa babyeyi nawe uzi, iso na nyoko nibo bakoze umubiri. Ntanga ya so yahuye n'igi rya nyoko,
bitunganya bikora icyitwa umubiri, ariko umwuka w'ubugingo ava ku Mana yoherezwa muri za ntanga zitwa umubiri, wicara muri uwo mubiri. Igushyize muri uwo mubiri rero, yagumeke mu mubiri, igufiteho umugambi nyir'izina. Buriya ushaka no kwimenya uwo uri we, ni uko ugomba kugaruka imbere y'Imana. Imana niyo ikubwira ngo nakuremeye iki. Uko niko yabwiye Yeremiya, iravuga ngo yewe Yeremiya we, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka dusome iryo jambo ryumve neza gatoya, kugira ngo nkomeze icyo tugiye kuganira uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwamo. Izina rya Yesu twarihawe kugira ngo turikirizwemo mu nzego zose. Twarihawe kugira ngo turibohokeremo. Twarihawe kugira ngo ridukure mu magereza yose yo mu isi y'umwuka. Wahawe Yesu kugira ngo abohore ibice byose bikoze ubuzima bwawe, abihe umudendezo wuzuye. Wahawe Yesu kugira ngo abohore igice cy'umwuka, abohore igice cy'ubugingo, abohore n'igice cy'umubiri. Wahawe Yesu kugira ngo abohore imibereho y'umwuka, abohore n'imibereho y'ubugingo, abohore n'imibereho y'umubiri. Rero sasa Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba igorogota. Twagiye muri Yeremiya igice cya mbere kuva ku murongo waho wa 5, hatangira avuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Imana ikuze utararemwa ngo ushyirwe mu nda ya nyoko. Imana yari ikuze igihe wowe nyoko na so bakumenye ari ukuvutse. Imana yakumenyeyo itarakurema mu nda ya nyoko. Bishatse kuvuga ngo utaraba mu nda ya nyoko, hari ahantu wari uri, Imana ikubona. Ntabwo Imana yakumenye ari uko winjiye mu nda, ubwo ntabwo yabikira Imana. Iyo yakumenye utaraba mu nda, utaranateranyirizwa mu nda ya nyoko. Noneho ushaka kwimenya uwo uri we n'impamvu waremwe, mu yandi magambo mvuga impamvu waremwe, nicyo ugomba gukora. Ushaka kwimenya impamvu waremwe no kumenya uwo uri we, bigusaba kugaruka ku wakuremye. Reka nkubwire, iyo hari uruganda rusohoye product runaka, tuvuge rugasohora rugakora nka telefone runaka, kuko ruzi uko rwayikoze, ni narwo ba nyirarwo bashyiraho abakozi bo kwigisha uko iyo telefone igomba gukoreshwa, kuko nibo baba bazi ko uburyo bayikozemo. Kandi nanone nibo bashyiraho izindi PS zasimbura izaba zangiritse. So ni ukuvuga ngo rero Imana umuremyi yakumenye utarabaho mu nda ya nyoko, niyo izuwuriwe neza. Buriya nushaka kukumenya neza uwo uri we, akurebera mu ndererwamo z'Imana, akoresha amatoroshi maremare akamurika mu isi y'umwuka, akakumurika akamenya ngo uyu ninde. Ariko aya matoroshi ni amatoroshi y'umwuka wera, niyo abasha, kuko umwuka wera niwe ukuzi neza cyane, akakuzanira umuntu akakumenya. Hari abantu rero badapfa kuvumbura abo turi bo, kuko ntibabishobora. Twebwe turi abantu badasanzwe. Twebwe ndavuga twebwe abavutse ubwa kabiri muri Kristo Yesu, turi ubwoko budasanzwe, turi abana b'Imana isumba byose. So rero Imana yakumenye utaraba mu nda ya nyoko, ntabwo yakumenye ari uko wayigezemo. Noneho hano turimo turayibona ivugana na Yeremiya ko yamumenye itaramurema mu nda ya nyina. Ariko ubwo ntumve Yeremiya, wumve wowe.
ngo kandi yamwejeje ataravuka, imushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuvuga ngo hari icyo we washyiriweho. Yeremiya yari yashyiriweho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Wowe washyiriweho iki? Nuwohe mwuga wawe? Nakahe kazi kawe? Ejo twarebye ko byanga bikunda kugira ngo neshe bisaba kuba umunyamwuka, kwimenya kandi ukamenya ko uri umunyamwuka, ariko ukifuza gukura muri ubwo buzima. Ngo tugiye kuvuga gukura mu mwuka, gukura mu mwuka. Uyu munsi tugiye kuvuga umuntu wakuze, gukura mu mwuka, kugwingira mu mwuka. Gukura no kugwingira mu mwuka nibyo tugiye kuvuga, gukura no kugwingira mu mwuka. Nyuma turaza gusenga tubwira Imana abagwingiye igira icyo ikora mu buzima bwabo bw'umwuka, bakure mu izina rya Yesu Kristo. Na abarimo baragenda bakura mu mwuka barushaho gukomeza kugenda bakura mu mwuka cyane mu izina rya Yesu. So kuvuka ni kimwe no gukura ni ikindi. Ushobora kuvuka koko nk'uko bivuga kuvuga ko wavutse ubwa kabiri umwana w'Imana, ariko uri umwana mu mwuka. Kandi uri umwana mu mwuka nk'uko ubona umwana muto mu buryo bw'umubiri. Tuvuge wowe uneze amatwi ukabona umubyeyi, ushobora kubyara umwana kuko ari umwana mutoya, ugamushakira umukozi ngo amurere. Abantu muba mufite imirimo mukora, ukajya mu kazi ugasiga wa mwana w'abana ukabasigira umukozi. Babana kuko ari abana batoya, umukozi yabishatse abagenza uko ashaka, yabima ibyo kurya, yamukubita, mbega yashatse kumukorera ubugome bwose yabumukorera, kuko n'umwana muto utabasha kwidefanda. Uko niko bimera no mu mwuka. Iyo wavutse ubwa kabiri mu mwuka, uvuka uri umwana, uba ukeneye gukura. Iyo udakuze mu by'umwuka, Satani arakubonerana, abadayimoni barakubonerana, imizimu ikakubonerana, Satani akagutwaza uburetwa, abonerana umubiri wawe akawugirira nabi, abonerana ubuzima bwawe. Ndi kuvuga gukura mu mwuka no kugwingira mu mwuka. Wa mwana ntangiye mvuga kuko ari mutoya, umukozi ashobora kumubwira ati nuramuka ufunguye televiziyo ndakumena. Mwana agatinya kwifungura kuko ntaba arakamenya ko televiziyo ari iyabo, ari iya se, ari yabo. Kandi umukozi ni umukozi nyine waje aho ngaho, ntiyavutse muri urwo rugo. Ashobora kumubwira ati uribeshya, nubirya ibyo biryo ndagukubita. Umwana akemera, agatinya kuko ni umwana. Umukozi akaba yabonerana umwana mu rugo. Uko niko bigenda rero. Iyo udashaka gukura mu mwuka, ubundi bimwe mu bigerageza Imana igucishamo, hari iby'ibicisha mu muntu ishaka kugira ngo imukuze, ishaka kugira ngo imwigishe. Nk'uko tujya tubona hari inyoni yitwa kagoma, iyo ishaka kwigisha abana bayo kuguruka, ifata umwana wayo ikamukura ku cyari ikamushyira mu mugongo, cyangwa se ikamufata ikamushyira hejuru y'amaba yayo, cyangwa se ikamufatisha akanwa kayo, ikamujyana igatumbagira ikagera mu kirere, ikarekura wa mwana wayo. Wa mwana wayo uko agenda asambagurika n'ibiki kuko bakiga kuguruka, yabona umwana agiye kwitura hasi cyangwa se agenda asakuza, ya nyoni ikaza kongera igatega amababa, umwana akagwa ku mugongo wa yakagoma, ikongera ikazamuka kandi nanone ikamurekura gutyo. Ya nyoni ikagira gutya asambagurika, wa mwana w'inyoni usambagurika, ikongera igatega amababa, kuko irimo irigisha umwana wayo uburyo bwo kuguruka cyangwa
kugira ngo iteze intambwe wa mwana wayo atera intambwe. Uko niko bimera kenshi na kenshi. Hari ibintu Imana ibirimo irigisha, hari ibitero bimwe Satani akugabaho, imyuka y'abadayimoni ikakwataka ikomeye, Imana ikemera igira ngo igutoze kurwana, yani ityaze imitsi yawe, yubake imitsi yawe yo mu mwuka, yubake amagufwa yawe yo mu mwuka, yubake imbaraga zawe z'umwuka, kugira ngo umenye uko uzajya ukubita izo mbaraga. Uranyumva yewe? Ariko ugataka ukavuza induru ngo urapfuye, kandi Imana ikavuga se kuyu ndi kumwigisha kuki? Tuvuye aho ngaho rero, Imana yakumenye utarabaho, igutereka mu nda ya mama wawe, ariko hari umwanya yaguteguriye ugomba kubamo. Ariko uwo mwanya ikabizi ngo hari abawicayemo, hari abawurimo, igashaka kugira ngo ikwigishe kurwana, ubimure wicare mu mwanya wawe. Kari akazi k'Abisirayeli ko kurwanya Abanaki n'Abahivi n'Abayibusi, ariya moko yari ari muri Kanani. Kari akazi k'Abisirayeli kwimura buriya bwoko muri kiriya gihugu bakakigarurira. Kandi ako kazi kari akazi k'intambara. Noneho ukibwira yuko utagomba kurwana. You must fight. Unapaswa kupambana, ni ngombwa kurwana. Imana irimo iragutyaza rero. Umwana ntangiye nsobanura, reka tujye mu ijambo ry'Imana ntaragira kure cyane. Tujye mu ijambo ry'Imana ntaragira kure cyane. Tubonye ko Yeremiya we yari yashyiriweho kuba umuhanuzi, ariko nawe hari icyo washyiriweho. Hari washyiriweho icyo, ese urakizi? Yego, birashoboka ukaba uri warashyiriweho kuba icyo curi cyo nyine. Washyiriweho kuba umutegetsi, uri umutegetsi. Ariko se mu butegetsi bwawe utegeka wubaha Imana? Ese ugendera mu muyoboro w'ubutegetsi bw'Imana ihoraho? Ushobora kuba warashyiriweho kuba directeur w'ikigo runaka. Ese ubwo buyobozi bw'icyo kigo buri munsi y'ubutware bw'Imana, ugendera mu buyobozi bw'Imana ihoraho? Ushobora kuba uri umusirikare. Ese wize umusirikare mu mwuka icyo ari cyo, nuko yagagombe gukora? Ushobora kuba wararemewe kuba umupadiri muki, cyangwa se ibyo byose. Ese uri umupadiri ukorera mu buyobozi bw'imbaraga ukorera munsi y'ubuyobozi bw'Imana Data twese? Uri kugendera munsi y'ubutware bw'umwuka wera? Uri umupasiteri, umuvuga butumwa, uri umwigisha, uri umuhanuzi? Uhagaze gute muri ibyo byose? Uri umucuruzi, uri iki n'iki, uri umuhinzi, uri umworozi? Byose ukeneye, buri wese mu mwanya wiwe arimo akeneye kwiga isi y'umwuka, akayimenya, akamenya uko yitwara mu kazi akora. Muri ako kazi ukora, reka nkubwire, ubushumba n'ukintu Imana, akazi Imana ihamagarira umuntu. Umuhanuzi hari abahamagarwa bagahabwa ku kazi nyine ka gihanuzi, bakabaraka. Hari abahanuzi b'umwuga, abapasiteri b'umwuga. Pasiteri umwuga niyo bafunga amatorero bakayamburuka yose bakayamaraho, ntabwo bizamuvanaho kuba umupasiteri. Urumva mosheri wowe wibwira ngo pasiteri ashumbye nde? Umupasiteri w'umwuga wabigizwe uw'Imana yashyize mu nda nyina n'umupasiteri, nta kizabihindura. Uw'Imana yashyize mu nda ya nyina ikamurema, ikamumenya mbere ikamwereza kuba umuhanuzi, nta kizabihindura. Uwimenya azakomeza kuba umuhanuzi mpaka Yesu agarutse. Uw'Imana yashyize mu nda ya nyina ari intumwa, ikamutegura nk'intumwa, azarinda ava muri uyu mubiri akiri intumwa. Uw'Imana yashyize mu nda ya nyina, ndavuga uwimenya ariko uwisobanukiwe. Ariko muri ibyo byose dukeneye gukura. Twatambye tuvuga ko umwana yadakuze, umukozi wo mu rugo amubonerana n'umuntu wari wese akaba yamubonerana. Yewe n'umuntu uvuye hanze akaza muri urwo rugo ari umushyitsi, kasanga umwana w'imyaka 4-5, ashobora kumukabukira akavuga ati we wifungura iyo televiziyo kandi ntayifungura, we kwegera aho hantu, wigira gutya na gutya. Kubera iki? Umwana.
ariko reka dusome bimwe mu byanditswe. Dusome bimwe mu byanditswe bigaruka kuri iyo topic tuvuze. Bigaruka kuri iyo topic tuvuze. Sibyo se? Hanyuma tubone kugira gute gukomeza mu ijambo ry'uno munsi. Ni ngombwa gukura. Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11 handitswe ngo, nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ese wavuye mu by'ubwana cyangwa uracyari umwana? Uyu ni Paulo arimo aravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana muto. Hari umurokore wumva cyangwa umuntu usenga ariko wakumva avuga ukumva arimo aravuga ibintu by'ubwana, ukumva n'umwana koko. Turi gusoma Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11. Wamwumva amagambo avuga ukavuga ati nayacyana. Amagambo y'umwana n'amagambo y'umuntu mukuru agomba kuba atandukanye. Umwana uzumva arimo aravuga ibintu by'ibitapfa mana, ariko umuntu mukuru uzumva arimo aravuga amagambo asobanutse. Noneho hano arimo aravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana. Ndetse kumbe turabona ko ari ukuntu umwana avuga, tukabona ko ari ukuntu umwana atekereza, tukabona ko ari n'ukuntu umwana muto yibwira. Ni ukuvuga ngo rero no mu mwuka hari uvuga nk'umwana muto, hari utekereza nk'umwana muto, hakaba n'uwibwira nk'umwana muto. Kandi uwo muntu ugasanga amaze imyaka 20 mu rusengero cyangwa 15 yigishwa ijambo ry'Imana ryumva, ariko Imana yagiye murebe ikabona ni kibebe kikivuka ntigikura. Imana ishimwe rwo Paulo avuga ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Bega ukuntu Imana igibabara kubyara abana bakagwingira, ikabona baraheze mu by'ubwana, badasohoka mu by'ubwana, bakiri abana. Imana ikuvane mu buzima bw'ubwana mu izina ry'Yesu. Ubwana mu gakiza, ubwana mu mwuka, bituma Satani akubonerana. Abadayimoni bagucisha mu ijisho, umurozi akagucisha mu ijisho akavuga ati uyu namumena, uyu nguyu namubana rwose, uyu nta kimurimo, ashingiye ku byo uvuga, ashingiye ku myitwarire yawe, ashingiye ukuntu abona ubayeho, yakurungurukamwo ijisho agahita avuga ati uyu nta kirimo, nta kimurimo. So ukeneye gukura byanga bikunda, ukeneye gusengera gukura kwawe kugira ngo kwihutishwe vuba. Imana ikuvanireho kugwingira. Nudakura umva rino jambo nanone. Ni ijambo tubona mu Baheburayo igice cya 5 kuva ku murongo wa 12. Abaheburayo 5:12 ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha, ubu koko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibiryo bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ibaza uruhinja ruhora rwigishwa icyaha, uruhinja ruhora rwigishwa gukiranuka rutaramenya ko icyaha ari kibi, bikaba ngombwa ko bakomeza kurwigisha icyaha. Noneho rukagwingirira aho ngaho, ntirwigishwe uburyo bwo kubohoka no kwibohora, ntirwigishwe uburyo bwo gusenga,
kugira ngo rubohoze amahirwe yarwo, ahubwo rugakomeza kwigishwa icyaha. Umva rero hano Pawulo ibyo akomeza arimo aranenga aba baheburayo, ngo mwarabo kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo. Unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Uruhinja nirwo rutangira kwigishwa ibyo gukiranuka n'ibyo kwizera, ariko iyo rwamaze gukura mu mwuka rutangira kwigishwa amagambo nk'aya yo gukura mu mwuka, amagambo akaze, rukiga isi y'umwuka. Ngo ariko ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo ukiri uruhinja cyangwa umwana mu mwuka, tukigisha nk'ibi bintu by'isi y'umwuka, ntabwo ushobora kubyumva, kuko uba utaragera ku rwego rwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Uba ukeneye kugira ngo banze bakwigisha ikibi, bakwigisha icyiza. Noneho wagera ku rwego rwo gutandukanya icyiza n'ikibi, utangira kwiga ibintu bikomeye. Rero uzatangira kwiga igena umuzimu uko bikora n'uburyo wabikubita ukabyikuraho. Uzatangira kwiga uburyo wasenga ukibohora ku ndwara, kuko wamaze gutandukanya ikibi n'icyiza. Wamenye indwara aho zikomoka n'aho zituruka, wamenye imbaraga z'imivumo. N'icyo ari icyigisho ndi gutegura kizamara hafi icyumweru cyose kubijyanye no kwibohora ku mivumo. Sema amen. Ndetse tukanasenga. Ubu rero kano kanya twigishaga kugukura mu mwuka. Imana igukuze mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Twavugaga kugukura no kugwingira mu mwuka. Iyo wagwingiye rero, umva ibi kubaho hano mu Bagalatiya mu gice cya 4. Abagalatiya igice cya 4. Mu Bagalatiya igice cya 4. Ngwingiriye mu mwuka. Mbega kaga k'umuntu wagwingiye wanze gukura, kubera umuntu wanze gukura. Reka ndebe ko ari iki gice koko naringiye kuvuga cy'Abagalatiya. Ndebe ko ariho. Yes, ni Abagalatiya igice cyaho cya 4. Umva iby'iri jambo. Abagalatiya mu gice cyaho cya 4. Reka duhere ku murongo waho wa 6. Ngo kandi koko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwana wayo mu mitima yacu. Ngo kandi koko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Aba Data. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Icyakora icyo gihe, kuko mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Ntabwo ari uyu murongo, nubwo uyu murongo nawo hari ikintu twawukuramo, si wo nashakaga. Reka murebe neza. Kandebe uyu murongo neza. Ni mu Bagalatiya n'ubundi niho uri. Urenda kumera nk'uwo dusomye. Hari ijambo nshaka, turacyari kuri topic yo gukura no kugwingira. Aho ngiye kugaragaza nk'uko natangiye ngaragaza umwana iyo akiri muto iwabo ukuntu bimugendekera. Yes, n'ubundi turi ni mu gice cya 4, ahubwo nuko ngewe natangiriye hejuru. Ni igice cya 4 umurongo wa 1. Ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Urumvira ijambo shuti mukundwa muri Kristo Yesu. Ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana, iyo udakura mu bwana bwawe mu buryo bw'umwuka, ntago watandukana n'imbata.
n'ubundi wisanga mu bubata abadayimoni barakubase, barakubohesha indwara, bakubohesha imyaku, bakubohesha imikoshi, bakubohesha ibiki, bagukubita ku manywa na nijoro nta mutekano, udatekanye, uryama ukabura ibitotsi, warya, sinzira, ukanegwa, icyo ukoze cyose bikanga, nyamara witwa kuri umwana w'Imana n'umuragwa. Kubera iki? Uwo muragwa n'umwana yanze gukura. Nta tandukaniro ry'umuntu uboshywe n'abadayimoni nawe usanga n'ababoshywe. Izo nizo ngaruka zo kudakura mu mwuka. Uhera iyo uheze mu by'umwana wisanga ubaye imbate. Izo nizo ngaruka zo kugwingira. Kugwingira ukaguma mu bwana ntukure, ugahora ibaze. Umwana w'imyaka 10 akirya sirirake, atabasha kurya umuceri, inyama, tabasha kunywa kafanta, ahubwo ari umuntu ugihabwa udukoma gusa, tahabasha guhabwa amata ngo anywe ikivuguto inshyushyu, ahubwo ari za sirirake. Ibaze uwo mwana wawe imyaka 10-15 akigaburirwa sirirake, ntiyafata mu nda moshere. Hari ikigero umwana abagezemo abagomba kurya ibiryo by'abantu bakuru, atakirya iby'abana, kugira ngo umubiri ukomere. None rero mu mwuka nawe rero iyo wagwingiye, nyine wagwingiye, uhora ushaka ijambo rikuvuga ngo ndabona hari abantu Imana igiye guha imodoka, ndabona hari abantu igiye guha inzu, ndabona hari abantu Imana irimo irazamura. Uhora ushaka ubuhanuzi, abahanuzi baza bakubwira ngo n'ubuhanuzi uba wifuza gusa. Iyo ucira umwana mu mwuka ukenera ijambo ry'ubuhanuzi gusa, wirukanka inyuma y'abahanuzi basimburanya. Icyo ni ikimenyetso cy'umuntu wagwingiye. Kandi ubwo ibidayimoni birara bikuniga bigira gute bijya hebye, ariko urasimburanya abahanuzi nk'umwambaro, kandi n'undi bikarangira iyo myuka ikomeje kukuniga itavuyeho. Kubera iki? Ntabwo ushaka kwanza kwinjira ibwena ngo wibaze imyuka iraturuka iravaye, narwana nayo gute, yancikaho gute. Sawa, baguhanuriye ko hari umuzimu ukugendaho, ariko ntukuvuyeho, ntibawugukuriyeho. Bikumara iki niba babikubwiye? Baguhanuriye ko urwaye hari kanseri igiye kugufata, birangiye n'ubundi gufasha. Urumva bikumariye iki kuba babikubwiye? Nibura nti bayisengeye ngo iveho, ngo bakubwira ati dore hari kanseri yarije, ariko Imana yikubanyeho. So ukeneye gukura mu mwuka, ugashaka ibiryo by'abantu bakuru, ukanga kugwingira, kugira ngo hagati yawe nawe utandukane n'imbata, ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Mu gice Yesu aravuga mu ijambo ry'Imana rigaruka kuri Yesu, aravuga ngo nuko mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima n'ubwenge. Niko ijambo ryo rivuga kuri Kristo Yesu, arakura. Ese wowe warakuze? Ko tubona Bibiliya ivuga ngo uwo mwana arakura. Wowe warakuze cyangwa ntukura? Reka ngushakire uwo murongo ubivuga icyo cyanditswe, hanyuma twinjire mu mavuta yo gusenga. Ari noneho gusenga kugamije kugukuza mu izina rya Yesu. Gusenga kugamije kugira ngo ukure uve mu bugwingiri, Imana ikuvane mu bugwingiri. Ni iryo jambo riboneka muri Luka igice cya 1 n'umurongo wa 80. Haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza iminsi yerekewemo Abisirayeli. Hari igihe Imana igucisha mu butayu igira ngo kwanza ubanze ukure, igwize imbaraga z'umutima muri wowe, kugira ngo uzerekwe abantu mu gihe cyateganyijwe n'Imana. Hari ibigeragezo ucishwamo, hari ibihe ucishwamo by'imibereho igoranye, ariko ari ubutayu Imana igucishijemo kugira ngo ikurere, igukurize muri ubwo butayu, izagusore muri ubwo butayu ufite imbaraga z'umutima. Wowe ukagira ngo Imana irimo irakwica, kandi ubwawe yakujyanye mu kukugira gute, mu kukubaka.
yakujyanye mu kukurera kugira ngo igukuze ikuvanemo amashereka yose muri wowe, ahubwo wakira umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana. Kabiri n'umurongo wa 40 ho akavuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge. Ubwo ni muri Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Avuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuzwa n'ubwenge. Mu byibuke ko ijambo ryavuze ngo ibyo kurya bikomeye n'iby'abantu bakuru babasha gutandukanya ikibi n'icyiza. Ni abantu bamaze kugira ubwenge, bazi imikorere ya Satani, bakaba bazi n'imikorere y'Imana, bakaba babasha gutandukanya ibibabaho, bakamenya ngo ibi biraturuka ahangaha, bakaba bahabwa imbaraga zo gusenga kugira ngo bakumire ibyo ngibyo, bitewe ko bamaze gusobanukirwa aho bituruka, bitari kuva ku Mana, biri guturuka kuri Satani. Rero iri jambo rivuga ngo yuzuzwa ubwenge. Ukeneye gukura ukagwiza imbaraga, kabiri ukagwiza ubwenge. Ngo kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Ubuntu bw'Imana bwari bugize gute? Bwari muri we. Ukeneye ibyo bintu bitatu rero ukava mu bugwingire. Iyo wagwingiye wabaye ingwingire, Satani arakubonerana, badayimoni barakubonerana, imyuka mibi ikakubonerana, Satani akagutwaza igitugu, ugasanga uburenganzira bwawe bwose bwibanze akabukubuza, kuko akubona nk'umubebe udafite icyo wamutwara. Mwana mukuru se yakanga umujura akaba yabuze umujura kwiba? Ntibibaho. Ibaze wasize umwana w'imyaka 5 muri urwo rugo, hakaza nk'ibande ry'imyaka 30 cyangwa 20 n'indi cyangwa rikuze, urumva ryabuze umujura kwiba? Ntabwo ryamuza kwiba. So none sasa uwo mujura zinjira hamwe nuko abona ko ngakarakana zagapfuka umunwa cyangwa se zakabeshya. Usibye ko muri iki gihe cyane none hari n'abantu bibwa ari abantu bakuze rwose, agahura n'umwesikora akamwesikoroka, bikarangira gukuyeho amafaranga nyine kubera icyo, ugasanga n'ubundi nabyo ibyo ni ibintu by'ubwana. Umuntu araguhamagaye arakubwiye ngo hari amafaranga yayobeye iwawe, cyangwa akoreje message ngo hari amafaranga yayobeye iwawe, yashyire kuri iyi nimero, nawe ukayohereza koko. Urumva icyo ni ikibazo, n'ubintu uwo muntu aba afite ubwana bwinshi mu mutwe. Tuvuye aho ngaho rero, twavugaga gukura no kugwingira. Reka dukore isengesho, twinjire mu mavuta meza yo gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, subira muri iryo sengesho, vuga uti Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira ko wambyaye ubwa kabiri. Nuhabwa amashimwe ko navutse ubwa kabiri mu buryo bw'umwuka, nkitwa umwana wawe. Uyu munsi wa none numvise ijambo rinkangurira gukura, ariko iyo nigenzuye nkurikije igihe numviyemo ijambo rya ubutumwa bwiza, nibona naragwingiye, mbabarira unkize buno bugwingire. Ndi umwana wawe ari kuboneranwa n'abantu batakagombye kumbonerana. Uwiteka, mpa kugwiza imbaraga, mpa kugwiza ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Mpa gukura mu mwuka, ngwiza imbaraga. Mpa gukura mu mwuka, ngwiza ubwenge. Mpa gukura mu mwuka, ubuntu bwawe bwanze ubuzima bwanjye. Kandi muri uku gukura mu mwuka, umvane mu by'ubwana, mvanamo amagambo y'ubwana, mvanamo imitekerereze y'ubwana, mvanamo imyumvire y'ubwana, mvanamo imikorere y'ubwana. Mpa imyumvire y'umuntu ukuze mu mwuka, mpa imitekerereze y'uwakuze mu mwuka, mpa imbaraga z'umuntu wakuze mu mwuka, kugira ngo Satani atazongera kumbonerana kandi ndi mu rugo rwawe Mana. Bizina rya Yesu Kristo, nanze ubugwingiri bwose Satani yaba yaramboyesheje, bugwingiri mu mitekerereze ndabwanze mu izina rya Yesu Kristo. Reka mugihe ntekereza mwami nge singahushe icyo ngomba gutekereza cy'ukuri, singahushe icyo ngomba kwibwira cy'ukuri, singahushe mu mwuka mwana. Mpa kuvuga ibikomeye mu mwuka, sinkavuge nk'umwana. Izina rya Yesu Kristo,
mpa gukora ibyo abantu bakuze kwa jina na Yesu wapfuye akazuka. Ndagutandukanya mu izina rya Yesu Kristo n'umwuka w'ubugwingiri. Tangira usenge wanga umwuka wakugwingisha. Rimbura uwo mwuka w'ubugwingiri. Atura ko ubugwingiri bugomba kukurekura mu izina rya Yesu. Yewe wabugwingiriwe, va kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Imbaraga zagwingije imitekerereze, imbaraga zagwingije imyumvire, izagwingije kwizera kwawe, izakubujije kuzamuka ngo ukure mu by'umwuka ukomere, zikure kure mu izina rya Yesu Kristo. Izo zakugwingije zikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho kubohoka vuba, ndakwaturaho gukura vuba izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho gukura mu bitekerezo, ndakwaturaho gukura mu bumana, ndakwaturaho gukura mu bwenge bw'ubumana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho gukura mu bitekerezo by'ubumana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho gukura mu mivugire mu buryo bw'ubumana mu izina rya Yesu Kristo. N'imyumvire yawe ikure katika jina la Yesu Kristo, kugira ngo Satani atazajya kubonerana kandi uri umwana w'Imana, kugira ngo abadayimoni batazajya bakubonerana kandi uri umwana w'Imana. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Cyari ngo cyose n'icyakubuzaga gukura cyose kikuveho mu izina rya Yesu Kristo wamugapfazuka. Urakoze mwami kukujije aba bantu, mashimwe n'icyubahiro bibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi buri muntu wese urakoze ko umuhaye kumva kandi ukamuhaye gukura muri we. Ni mu izina ry'uwambwe gapfakazuka dusabye twizeye, amen, amen, amen. Na ubwawe wafata umwanya wo gusenga kugira ngo Imana igukuze, ariko ikintu kimwe gishobora gutuma ukura vuba ni uguhora wumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rizima, ritari ijambo ry'amarangamutima, ahubwo ijambo rigukuza mu bugingo, rigukuza mu mwuka, ugakomeza ukaba no mu bihe byo gusenga. Uwo ugendana nawe, Imana niguhuza n'umuntu muzima wumva ufite amagambo y'ubugingo, ntugatandukane nawe. Wumva aguhezagira mu nyigisho ze, mu byo avuga, ntugatandukane nawe. Omatana n'uwo nguwo kugeza igihe ugeze uhuye na Bowaze wawe. Rusi yigeze kugira iyerekwa abona muri Naomi, yajya areba Naomi nta kintu yari afite, yari amaze gupfakara, yari yarapfakaye, ikindi arashaje. Ariko Rusi yajya mureba akavuga ati oya. Naomi yamuga ati subira, undi ati mva, Imana yawe izaba iyanjye, aho uzagwa nanjye niho nzagwa. Kuko hari ikintu yabonagamo ubumana. Iyo wabonyemo umuntu ubumana buzima, umatana nawe azakugeza ku mugambi w'Imana, azakugeza ku rwego Imana agambiriye ko ugomba kugeraho. Kuko n'Imana ishaka kuvugana nawe, ishaka kugira gute kugukuza, ishaka kukwigisha, ishaka kuvana ku rwego kujyana ku rundi, iguhuza n'umuntu wageze mu zindi nzego. Imana iguha umugisha, kanda subscribe, bana natwe, dukunde natwe turagukunda. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Gira ibihe byiza. Nakagaruka ku isengesho ribohora official. Shalom, shalom.